Reka tubifurize gukomeza kugubwa neza aho muherereye hose hirya no hino ku isi. Iyi ngiyi ni Nzuri Business Group Limited muri kumwe nayo. Tukaba tubereka imari zitandukanye z'imitungo itimukanwa, izaba izigurishwa, izikodeshwa, kandi rwose ku giciro cyiza cyane. Reka rero tukwibutse gukanda subscribe. Ukanda subscribe wowe utari wabikora kugira ngo ntukajye ucikwa n'ibyiza byose tugenda tukugezaho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Nk'uko rero muri kubibona, iyi ni inzu nziza tugiye kubereka. Iyi nzu tubatembereye ikaba iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu murenge wa Nyamirambo, ikaba hagati y'aho bita mu Miduha ndetse n'aho bita ku Irebero. Iri muri izo nce rwose. Ni inzu nziza, ni inzu ifite gate ebyiri, ni inzu y'umuryango, ni inzu nini kandi ni inzu iri ahantu heza, hafi cyane y'ibikorwa remezo ibyo ari byo byose. Ni ukuvuga hafi y'umuhanda wa kaburimbo, hafi y'amashuri, hafi y'ibitaro, hafi y'ubuyobozi. Ni inzu rero y'icyitegererezo kandi ihendutse, ishaka amafaranga make cyane. Nk'uko mubonye ko hari gate ebyiri, ni ukuvuga ngo iki gipangu kirimo inzu ebyiri. Inzu imwe nini ikaba ifite ibyumba bine binini byo kuryamamo, ikagira dushe na toilette ebyiri, ikagira salon, saramanje ndetse n'umwanya w'igikoni cyo mu nzu, ari nako kandi ifite annex yayo. Siyo yonyine rero nk'uko nari mbibabwiye, kubera ko muri iki gipangu harimo indi nzu y'ibyumba bitatu na salon ndetse na dushe na toilette mu nzu. Bivuze ngo ushobora kuba mu nzu imwe, iyindi ukayikodesha ikabasha kugutunga bitewe n'umuryango ufite uko ungana. Waba mu ya bine cyangwa ukaba mu ya bitatu, byaterwa n'uko umuryango ufite ungana. Hanyuma inzu y'ibyumba bine ikaba yo ikodeshwa amafaranga ibihumbi 250 ku kwezi. Noneho inzu y'ibyumba bitatu igakodeshwa amafaranga ibihumbi 150 buri kwezi. Amahitamo rero yaba yawe. Uvuga uti ndashaka kujya mbika 2.5, waba mu ntoya. Ndashaka kujya mbika 5, waba mu nini. Iyi nzu ni imari kubera ko irahendutse cyane, yuko ishaka amafaranga rwose miliyoni 48 kandi ziri negociable. Ni igiciro miliyoni 48 ni igiciro, ariko kandi ni amafaranga makeya ugereranyije n'inzu ivamo ayo mafaranga, ugereranyije na quartier irimo, ugereranyije n'ikibanza cyaho amafaranga kigura. Iyi nzu mu by'ukuri ishaka amafaranga makeya cyane, miliyoni 48, kandi aganirwaho, ntabwo ari ihame, ni igiciro. Yes, wakunze iyi nzu rero waduhamagara kuri nimero yacu mumaze kumenyera muri benshi, ariyo 0788483797, cyangwa se ukaduhamagara kuri 078123 Si ibyo gusa rero, ushobora kudusanga aho dukorera ni mu nyubako ya Centenary House mu mujyi wa Kigali rwagati, iruhande rwa Simba. Uzamuka muri asanseri muri etaje ya kabiri. Ukigera muri etaje ya kabiri tukata iburyo bwawe, ugahita ubona Nzuri Business Group Limited. Mukaza tukabaha serivisi rwose z'indakemwa mu bijyanye n'imitungo itimukanwa. Ari nako kandi mushobora kudusura ku mbuga zindi nkoranyambaga zacu zose, n'ubundi twitwa Nzuri Market. Ni karibu cyane, tubaye ikaze, wacu umukiriya n'umwami.